ndagerageza reka ngende waretse kuzana ikintu ugiye kigerageza aha ngaha mu rugo bigerageza utangiye guteshuka ku nshingano zawe z'urugo twanagura inkweto zarimo ikihe kibazo usigaye utegura urugendo ukagenda utabwiye umugabo utagiye utambwiye ugiye ngo agiye wowe se iyo ugiye ukaza uteruye abagore wambwira aho ugiye kubona n'inshi wawe kandi nari mbakeneye Imana ari abantu mwiza umva rero niyo reka nkubwire ndakubaha nk'umukozi w'Imana urabizi sinjya ngusuzugura ariko niba Imana ari ikuntumyeho mbabara ugenda uyibwire ko ndi busy ntaboneka mumanzi waretse gukinisha Imana iyi Mana yo mwishuru urayizi sira mugore wawe wegera ikintu uvuga ahubwo ndagira ngo nkubaze mu masezerano twagiranye yizo harimo no gukodesha umugore wanjye icyo nicyo kintu cya mbere ngira ngo nkubaze namaze kumenya ko mu bintu byose mushyigikira uriya mugabo ni gute ariko umugabo aza acyuye abagore mu rugo mwarangiza mwahagera mukaba ari igihe mushyiraho amafuti n'ibintu byose mbabwira kuzo namaze kumenya ko aba yabahaye ruswa nimugendere muganire ibyo muganira ntago mbizi nuruka mu gitondo nkora nkataha igicuku ibyo mbonye ukabigaya ngo ntabwo bihagije mubiri we nkugenze ne n'ubundi kuzabura mubiri wanjye hoshi igenda nahura nanisa nuruka mu gitondo umva urajya bebe mbakubwire ndagira ngo nkubwire ngo jya mu nzu umanagurira inkweto gahunda zawe ugiyemo unazimbwire ubundi ugiye nta gahunda zanjye nshaka kukubwira kuko nawe izo ujyamo ntazo ujya umbwira ngiye mfitanye gahunda n'umuntu ugiye kumureba uwo muntu ni wa hehe ntabwo bikureba ni musaza wawe se hanini ntabwo ari musaza wanjye ariko ntibikureba ariko mama manzi none se ko umwana ushize aryamye umurebe nawe muri se wiki nawe umurebe muri se itibere ndi bumuhe noneho ntabwo namubyaye ngiye nyine njya kuva iwacu nta mwana naje ntetse umurebe musize mu rugo rwawe n'uwawe nawe wimenera amavuta yamenetse kera mama manzi wimenera amavuta bye mama manzi urebe umwana wimenera amavuta bye akanakumva umugore asigaye yitora akitegura ndi kumwe nawe mu nzu sinamukubise sinamututse nahashe stoke bigira hari akitera agaguruka agafata umugambi wo kugenda atabyumva gusa ageze nk'ahari bakamugura so ubundi waba watangira kumbwira ngo ubona igihe babikoze ko ni njye umwumva ibi bintu ntabwo ngomba kubyitana ibi bintu uyu mugore afite atangiye umunsi ntabwo yigeze abyigera Sine wanyereje watumye najya mu kazi dore amasaha ageze wa mugabo reka uri urugo ruransajije umusigaye mbura ikintu nakora rwose ariko urugo rugusaza gute narakugiriye inama erega hari inama ubona hari inama umuntu akugira ukabona kuyishyira mu bikorwa birakomeye none ureba kuvuga ngo ufate gahunda ujugunye umugore afite abana babyaranye nabo afite iki ugasanga nanone ni kujya mu zindi stress none sibundi uvuga ngo izindi stress hari Imana ntago ari umuntu rera nahagaritse urabona hari ibintu rwose kubwiza ukuri mbega byananjye ahubwo mboneyeho no kugusaba imbabazi buriya cyagenda nari meze nk'umusazi numvaga ko nawe nyine ubu nta kindi kintu kikuri mu mutima uretse kuntwara umugore gusa umugore ndamukunda cyane nubwo mufuhira nkenda guturika harasohoka nkenda none sibundi ko bavuga ko kaburane kaboneka ari nyina w'umuntu umugore umufuhira ngo bigende ate umugore aragenda ukazana ndi mwana iyo umugore mwamaze kubyarana mugasezerana aba ari igihango gikomeye cyane kugira ngo umuntu akuve iruhande mwasezeranye se muvuga ngo iki cyane by'amasezerano n'ibirebire ari icyo utazi kubyo gusezerana koko
giherega cyagiye nabonaga rwose mbona yavuye iwanjye tutonganye mbona ageze hano mbona murahuje ndavuga ati karabaye cyakoze rwose ndumva ntabwo nari nzi ko wenda ari nko gushyira mu mutego ntabwo birabe nari nzi ko nawe yari byo yitekerereje kandi no kuba waraje rwose ukambwira kuriya ukanyuramo muri makeya y'ibiganiro mwagiranye ukananyereka n'inzira agiyemo uranahise nkwizera ahise nkwizera uri umuntu w'umugabo ko warabuze ngo uje kunsaba imbabazi ujye kunsaba ni z'uko wambonye mvugana n'umugore ukanyekera ibyo tutari turimo imbabazi zo kunsaba ni uko nagurije umugore wawe amafaranga zijyanye n'iki oya imbabazi nze kugusaba ni z'uko nakubwiye nabi nzi ko nyine nawe umugore wanjye wamwinjiriye ukorera uriya mugore ukuntu asigaye yitwara muri iyi minsi bisigaye bintera ubwoba ku buryo mbona iyo ari kumwe n'umuntu w'umugabo mbona afite igishyika gikomeye cyane ariko uzi kugira ngo umugore ave mu rugo urumva yirukanke ameze nk'umuntu uri mu masiganwa uzi ko yasize n'uburiro budashashe yasohotse asanga ku muhanda kumuhagaze ku muryango kuri ari kwirukanka amasiganwa ntabwo asigiye ntibikureba baza umugore wawe akubwiye ngo ntibikureba mwirirwanye mwari muri mu nzu ntiyakubwiye ngo agiya wowe ugashiduka yiteguye yambaye nk'agatera bamubaza se ugiye ngo ntibikureba ariko umugore ufite gahunda yahagiye kandi umugore utakikwingwa amakora gahunda ze atakugishije inama umva bwakubuza amamagara ngo shirugeze umuntu w'umukecuru umuntu w'umukecuru agira shiringi ariko ushatse kuvuga neza koko buriya mu mamanze nashobora kuba yaranyenze byararanye atakwanga se nimba umuntu afata gahunda akavuga ati mpa amafaranga igitashyize ati agahita agenda avugana n'abasore urwo rukundo ruba ruri rushingiye ariko uragira ngo ngenze gute nagushyize hasi wanze ndakuryamisha wanze gushize mu mugongo ubu none utanyere urabona ngenze mama we ntaga gutaye mu buriri hari uryamye usinziriye yubabariza akiri hano ariko mbabarira mwana wanjye no kugutura umurimo mama wawe nakurenganya kwanjye ufite uburenganzira bwawe bwo kurira no guhabwa keya ufite uburenganzira bwo guheka ufite uburenganzira bwo kuhabwa ibere yabaga nene ifite mba ndi guhaye umugore utinyuka agasiga umwana aryamye ngo nimurere sheri bite sheri uceceke sibyo ceceke nturongere kurira aje mamagare mama sibyo mama yagiye guhaha sibyo nana oui sheri yes sheri yes zengu amagarire mama kandi se kumpindutse mwana wanjye kumpindutse wicecekere waceceka ibibazo biragoye ceceka amamagare mama wawe mbere yuko wenda yaba yisubiye akaba ari hafi ariko mama manzi umugore mwiza wambabare bazi ukaza ko umwana yananiye umwana ko yananiye wasi wambabariye umwana se yakunanije iki ariko iyo ubona unsigira umwana asinzira wandagize uramira umwana yananije iki ubona nta bere mfite nta gikoma gihari uyumbwira ngo ntabwo umwumva murere kuko nibyo wahisemo nawe murere ariko ntabwo nzabana ngishinzwe murere kuko aribyo wahisemo nyine mwese ubu ntabwo umwumva koko wagise ikigongwe basi mugore mwiza basi ukambwira icyana gukora basi ukambabarira mugore mwiza kuko wambabarira n'ukuri oya mbabarira rero umwana wawe niwe wamubyaye ariko ubu kuko mama manzi n'icyo nari gukora gishobora gutuma nkorera ibintu bene aka kageni kuma umva wa mugabo wigesha umwanya njye nta mwanya mfite ahubwo reka nze gukora ariko banza wumve basi banza wumve ariko
ibi ni ibibazo ibi ni ibibazo none se ndagira kurira ndirene n'umwana urugo nindi rusiga ruroze ariko njye tumvaga ndakaje kunjengura umutima mukobwa mwiza blessing ndagusabye umbabarire mwana wanjye wongere kurira ariko sinakubwira ngo nturira ahubwo ukajya warira ndazengurutse iyi nzu yose nayirangije ariko ni ikibazo gikomeye ariko nk'ubu kuko mabuka abaza aka kazi mfite mabuka abaza aka kazi mfite ntakwirirwa mwana ubu turabona niwe gusa mbona urira se nawe wahindutse umwana mu rugo cyabyihoreye kuva cyagiye umugore yagenda yasigiye umwana aryamye ngira ngo urabibi nabikubwiye umwana yarize ariza ntesha umutwe namushyira hasi wapi namuryamisha wapi ikibabaje nta gikoma yasize atetse yabuze ugiye gucana imbabura ndeko nagiteka ubu urabona ko atoye agahengegeza aha ikiragi cyaritoze kiravuga ngo mbi bubu nakubwira iki nyine vugiraho sha mvugiraho ihangane bibaho bibaye hehe hano uretse iwanjye bibaye hehe uretse iwanjye hano na mama manzi ko bibaye iwawe we na mama manzi niwe wa mbere ushatse abantu none se ubu ntibyambaye none se nawe byakubayeho naje hano se ntari mfite aho mba nyarutarama noneho umubabaro mfite nawe urabumva noneho ndabumva niyo mpamvu nanjye nkumbuye ngihangane basi jewe ndamuhamagaza amagambo abwiye ngo nawe ngo murere ngo yintesha peti aha nari ari kwenjoyinga arishimye afite aratuje ese niba utabasha gusohokana umugore mujyane muri hoteli umugurire inkoko hari abana bafite amafaranga ariko wajya ureka ibyo wa mugabo wabyihorera reka gusa basi mbabarira basi umumpamagarire kuri telefone ese ubwo ndabamagara mubwira ngo uwo mugabo waramushatse yanze kugufata jewe umupanga ino numva umupanga jewe yamfasha ariko ibi nambwiye birahabanye n'ibyo nifuza ese ko nshaka aza gafata umwana dore nk'ubu nije murakoroke nta amafaranga ndari neze ndajya guhaha n'umwana mugongo ibaze rero muri quartier babonye nahitse umwana yinka n'amvirope kandi uyu kugira ngo uzamushyire hasi umushyize hasi gato gusa yaririnze gasaduka ariko ihangane n'iminsi mike baraba ugiye mu buzima busanzwe bimenyereye ubu buzima busanzwe utazi kuvuga no kuvuga iki urahita umira nkanjye nawe umugore nyine umenye ko nawe ufite bivuga ngo noneho yagiye burundu se none se urabona garuka umugore wagiye mu kabari kurya ifi bakamuha icyo kunywa yaramenyereye kunywa igikoma mu gikoma reka nkubwire ntureba ndabigusezeranyije ndakubwiye ngo araramuka ageze muri uru rugo uretse uraza kureba ndahita mwirukana muraze hanze ibyo uvuga n'ibiki cyo munaniro ivumbi birandenze rwose amaboko akuse minyuru ndaguye iminota 5 ukaza mu gihe cy'iminota 2 kumba nirukanka reka jemba neza akose naho kujambaye ibirenge bimeze biki cyamaye nka data ese burya zaziri ni nkweto mbite nzi ko ari telefone kubera kuza nirukanka numvaga ibintu biza binjombagura ne nayo ikintu mfite mu ntoki ubundi uruta nabujya wica gahunda urabinkuru uri bumbwira itari ivumbi ikintu gituma nibagirwa kwambara inkweto nkazizana mu ntoki umva icara hano nk'inkwa banze nzambare se cyangwa nzambara inkweto amabuye kundi njyewe uno munsi ndi guserebura gusa ndi muri celebration ijyanye n'ikizi ariko se nta kibona kidasanzwe nicaye simbona yakavukira agarutse mu muryango umva njyewe uno munsi n'uwanjye yo kavukire we umwana wanjye nari maze amezi nabona sha none yagarutse ambara kuri birundo umuyaga sha wageze mu muryango umva niba atari ibanga uyu mwana yamugwesheje iki yo mabuja amakuru yose yamenye kuri uriya muryango twamaze kuwusenya byarangiye umve ko nawe yahigereye akabibona yarangiza akaza akambwira ati akazi mwagakoze urugamba rwaye nirwo rukomeye agahitamo umwana wanjye akambwira ati ibindi byo usigaje kujyana umutundi ugahita birangira
utazi ibyishimo ndi ntabwo ibyishimo byabara twongeye kuboneka kavukire. Ariko iyo umuntu yabyaye mu muryango batumira abantu bakishima, nawe kuva wongeye kubona umwana ni ugukoresha ikirori. Uno munsi turimanukira rwose. Umva ni ugutwika tukanimanukira ahubwo. Ntabiri. Jesu iyo nkuru nari nyigufitiye mvuga ati nawe ndi burare nahuye na Minyururu. Ariko hari ikintu cya mbere ngiye numubaza. Uremera ko kubona uwo mwana ari njye ubikesha? Shanda bizirikana n'ukuri waramfashije umbwira uburyo nagwisha papa manzi bigakunda. Minyururu n'ukuri warakoze. Kuva nagera mwarurira rugo. Ngiye nkarwinjiramo. Uriya mugabo n'umugore ngiye kubafata mbakuza imitwe. Umwe acuka undi acuka. Sibyo dushaka. Ntabwo nawe shyiramo agatege. Ngewe mubyaye namaze kubibona umwana wanjye bamumaye nukongeramo agatege. Ndo ntago bizi. Ngewe ubu turi kuvugana. Papa manzi. Hari ibyo namusabye kugira ngo we n'umugore bongere biyunga ariko ntabwo mbyemera. Kagira umuntu byagenze guteza. Ibyo ni ibintu byadutwara amasaha menshi kandi ngiye kugenda hari umuntu turi kuvugana dutanye gahunda. Ku cyumweru nk'icyabaye no munsi tuzongera tugisubireho. Nta kibazo kandi nanjye ndakwizeye. Murakoze. Kuva nagira mwarurira rugo nta mahoro na makeya aragaragara mwarurira rugo. Kugezaho nahawe uburenganzira na papa manzi abwira ati umugore wanjye ugomba kujya umunekera icyo avuze ukakimenya aho agiye ukahamenya n'abo bagendana sure kugira ngo urugo ruzemo amahoro kandi ariho rugiye gusenyuka. Uravugisha ukuri? Aha papa manzi ubwo nawe wakwihereye uburenganzira yawe umaye bwo kuneka umugore. Alo Minyurubiti uri hehe? Umva ngewe ubu tuvugana ni cyane tujya duhurira mufitiye amakuru mbabe minota 5 ubu ngezeho. Umva ihuta ahubwo. Nkubwire ubona uri umuntu w'umugabo nkubwiza ukuri ubu noneho nsigaye nta yindi nshuti mfite uretse wowe. Imana yarakunzaniye turaturana uza mu nzu zanjye mbega ndi ngufite nk'umuvandimwe. Rero umva nkubwiza ukuri ndakumva rwose. Mama manzi aho yaba agiye hose bikaba ngombwa ko akunyuraho uzambabarire basi umuganirize umubwire ko ndi umuntu mwiza umubwire urukundo mukunda uko hari we ashobora kuba atakirubona sibyo. Icyo mbega uzamukanselinga umugarure n'abageni n'ahandi hantu gukora iby'imico mibi wenda hari uzamukebura kubera ko wowe nawe uko nabonye kwizera sibyo. Ariko boss reka nkubwire naje gukodesha hano kubera ko mukijwe muri abarokore. Nkubwira ko ngiye banyita papa cyangwa ko nakubwiye amaboko masa nagasabiri nk'igisegati. Nimba wemeye ko umugore wawe ngomba kumukongera nkabakundanisha mukabonana hari icyo ngusaba. Kitaremereye ariko kitaremereye ba mugabo uransaba iki? Ikintu ngusaba kugira ngo uriya mugore wawe icyo avuze njye mwumvirisa icyo akoze mukurikirane. Ubu ngubu uramfata nk'umwana mu rugo mbe mu nzu ntishyura uyu muryango sinzongera kubishyura kuko umpaye akazi. Ntabwo umukozi wo mu rugo ahembwa ubwo mbaye umukozi wo kuneka umugore wawe mbaye umukozi sinyura umupanga mbaye umukozi. Mbwira muvandimwe reka nkubwize ukuri ikintu kijyanye n'imitungo rero ntabwo ngiye nagifatira umwanzuro ndi umwe. Urumva ko nanone mama manzi ahita tuvumbura kuko birasaba ko tumuganiriza nkamwicuza nkamubwira ati reka uriya musore tumuhereze iriya nzu ayiberemo ubuntu. Urumva ni ikintu gikomeye wansabye ikindi kintu cy'uruhare rwanjye gitaye icyo duhureho n'umugore kuko aho ngaho rwose nsinzwe. Ibyo ndabyumva pe n'umugore ni ikintu gikomeye cyane ariko urumva na inzu saba ikindi kintu kitari inzu rwose. Kereka ikindi kintu nagusaba gishobora kukugora kurenza uko wamenye. Nkajya ndya saa 5 mu gitondo nkanywa icyayi kiriho ngiye kubera ndakoresha isukari umugati w'ubuki. Saa 5 nkarya nkabona n'icyo kunywa noneho nkabona kuntu nkora akazi. None wowe tangira gahunda
wenda gusambwira tangira gahunda mbone kuri uri muri gahunda uri muri muvoma wenda giye tuzongera tuganire mu by'urukundo bose narebi akazi keza ariko ngire mu kazi ubwo ngubwo tuzavugana sawa urakoze cyane